Olivier ni izina ryitwa b'igitsina gabo rigakunda gukoreshwa cyane mu bihugu bivuga igifaransa. Olivier bisobanura igikomoka ku giti cya olive. Imiterere y'aba Olivier ariyoroshya, arumvikana, agira ibitekerezo byubaka kandi akaba umunyamahoro. Agira amarangamutima menshi, akunda ibijyanye n'ikoranabuhanga. Agira ibanga cyane kandi akunda gutura ahantu hatuye abantu benshi nko mu mujyi. Mu mibereho ye akunda kugira inshuti nyinshi ariko ntapfe kugira izo yizera cyane. Inshuti abashaka ni izo kubana byoroheje. Abantu bamubona mu buryo butandukanye kuko kumumenya bitoroshye. Azi gukemura ibibazo kandi biragoye kubona Olivier yagiranye amakimbirane n'abantu kuko muri we agira impano yo kumenya kubana na buri muntu uko yaba ameze kose. Ni umugwaneza, ntabika inzika kandi amarangamutima ye menshi ntapfa kuyagaragaza inyuma. Iyo akiri umwana Olivier aba acecetse, yitonda kandi akunda umuryango we cyane. Akunda umutuzo mu gihe abandi bana bakina we aba yumva yakwigumira iruhande rwa mama we. Akunda gufata inshingano cyane cyane mu muryango. Akunda kubona inshuti zimusanga kurusha uko yazishaka. Akunda ibijyanye no kugira abantu inama. Mu rukundo ntibimugora kuko imico ye ikundwa n'abantu imworohereza kubona umukunzi bitamugoye. Akunda umukobwa utuje kandi w'umugwaneza udafite amarere menshi. Mu bijyanye no guhitamo imirimo, Olivier akunda ibijyanye n'ikoranabuhanga, itangazamakuru, amateka n'ubukungu. Nizere ko Olivier asubijwe ndetse n'aba Olivier mwese muri hano mwiyumvise.